abagabo muri aha munkurikiye ndabasaba kugerageza gushyira ubushishozi mu magambo mubwirwa. Ntukabone yuko umuntu wese uje kukubwira amakuru y'umugore wawe bwa mbere jya ubanza utekereza uti naramumurindishije. Ese kaje kubona yuko kaje kumbwira ko umugore wanjye yamubonye atanga ibishimbo, nigeze mutakira mubwira yuko nkeneye umuzamu w'urugo rwanjye uzajya ucunga ibisohokamo. Mugabo aho hantu hatekereza, niba umuntu akuzaniye ayo makuru kandi utarigeze umuha akazi k'ubuzamu, uriya muntu umutekerezeho kabiri ubone yuko ari n'umuntu ushobora kugusenyera. Ikindi ntabwo ibibazo biri mu itorero, ntabwo ibibazo biri mu nsengero dusengeramo, ahubwo ibibazo biri mu bo duhurirayo nabo. Bamama rero uyu munsi ndabigisha iki? Ibintu byo kunyabarika mukirirwa mwasamye, hari abarokore cyangwa se abakristu cyangwa se abizeramana dusengana aza mu itorero, we mu gihe barimo harimo gahunda z'amateraniro, wakaba arimo kurambagiza urugo azajya gukuramo ibyinyo. Ibi bintu cyane cyane birarangwa mu rubyiruko, bikarangwa mu bagore b'indushyi. Ibi bintu nuko nguko systeme yubatse. Rero wicare mu itorero ariko umenye La protection de mon cœur, Mes amis qui sont avec moi sur la protection de mon cœur, je vous salue très 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 beaucoup. Je vous salue avec beaucoup de joie. Je vous salue avec beaucoup de plaisir. Je suis très contente pour être avec vous sur la protection de mon cœur. Reka nongere mbahe ikaze kuri la protection de mon cœur. Nizere ko muri amahoro, nimba ari mu gitondo gira igitondo cyiza, kandi nimba ari nimugoroba gira umugoroba mwiza. Gusa nimba hari nibitameze neza, nakubwira ngo Imana igihindura amateka, uyizere uyihanga amaso. Uyu munsi rero nubundi twakiriye umushyitsi musangwa, nta bintu byinshi ndaza kumuvugiramo. Ntekereza ko mu munsi cyane mwamaze kumusobanukirwa iyaje, hari inama nzima cyangwa se hari amakuru mazima aba abazaniye kandi ingirakamaro mu buryo budasanzwe. Rero nimba uri mushyashya ukaba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, nakubwira ngo banza ukore subscribe kandi like ukoreshe ya, kuko hano tuhungukira byinshi ntatinze. Reka muhe umwanya abageze ibyo yabazaniye, byanze bikunze uraza kubikunda unafata umwanzuro wo kugumana natwe nimba uri mushyashya. Karibu umukozi w'Imana. Murakoze cyane, nanjye nejejwe no kubana n'abakunzi ba la protection de mon cœur. Mbasabiye umugisha, Imana iwubahe pe, iwubahe utagabanyije, irawubahera ibiri mu mitima yanyu. Kuza aha ngaha si igihombo, njyewe nanabiha agaciro cyane. Umuntu wese nzi yuko tujya tubana mu biganiro byanjye, genda mukunda kandi ndanamwubaha, nubwo wenda mwese ntabageraho ngo mbabwire ngo mwarakoze, ariko nukuri ndabashimira kuba nta mutima mubi mufite muri mwebwe, ukavuga uti uyu muvandimwe ndabana nawe. Rero reka mbasabire umugisha mbikuye ku mutima, kandi nanjye Imana iwumpe, kubera yuko ibimba natekereje cyangwa se ibyo natekereje ntago ari bibi n'ibyiza, nibingirira akamaro namwe bibagirira akamaro. Ahantu tuyigira utuntu twinshi, ntago ari kuri cano yanjye honyine, no ku zindi zitandukanye. Twese hari amasomo tujya gukurayo, hari nayo dukenera tukajya kuyasacinga. Rero nukaba umuswa mu ishuri, iyo wageze aha ngaha jya utega amatwi wumve, kandi nibura mu byo wumvise ugire icyo ukuramo kibe ku nkingi y'umutima wawe. Uyu munsi rero ndaganiriza abamama, njye nkunda umuryango, nikundira umuryango kuko turi mu isi, iyi si yacu tuyirimo tubwirwa yuko tuzajya mu ijuru, ariko ijuru rizajyamo uwejejwe. Ibibazo rero duhurira nabyo mu miryango, akenshi ibibazo Satana dutega mu miryango, ibyo ngibyo nibitubuza kuzabona rya juru. Bibeho dukingiranwe muri byo, duhore tubabaye, duhore duhangayitse, ubugire muri ako kazitiro, ubundi nujya kumva wumva impanda iravuze, isange ufite ibintu byinshi, ufite amaganya mu mutima, ibyo ngibyo bikubuze
gutambuka. Bakunzi banjye rero, reka twicare twige. Uyu munsi ndaganiriza abamama ku kantu k'ubwenge batazi, ako kantu bakiteho. Bamama beza rero, murabyuka mukajya gusenga Imana kugira ngo izabihere ijuru. Ariko iyo twagiye gusenga hari ibindi bibazo nabyo dukura mu nsengero. Michel Zami, birahari byinshi. Nimvuga gutya ntihagire umuntu ndeba nabi cyangwa se ngo uvuge uti sinzasubira gusenga kuko hari ibibazo. Ntabwo ibibazo biri mu itorero, ntabwo ibibazo biri mu nsengero dusengeramo, ahubwo ibibazo biri mu bo duhurirayo nabo. Bamama rero uyu munsi ndabigisha iki? Ibintu byo kunyabarika mukirirwa mwasamye. Hari abarokore cyangwa se abakristu cyangwa se abizeramana dusengana, aza mu itorero we mu gihe barimo harimo gahunda z'amateraniro, we akaba arimo kurambagiza urugo, azajya gukuramo ibyinyo. Ibi bintu cyane cyane birarangwa mu rubyiruko, bikarangwa mu bagore b'indushyi. Ibi bintu nuko nguko systeme yubatse. Rero wicare mu itorero, ariko umenye uburyo zandushyi ugendana nazo, umenye uburyo rwa rubyiruko bwa bukobwa ugendana nabwo, umenye uko ugomba kubatwara, ugire uburyo utanga limite ku rugo rwawe. Rero buriya ngiye hari abantu nikundira cyane, abasirimu akinga gate ye, nta muntu upfa kwinjiriramo igihe ashakiye ngo winjire nk'ujya mu isoko, uza uri kuri gahunda. Rero hari abantu babibona bakavuga bati bari abantu n'abirasi, ariko buriya icyaba yanga ni akamenyero, ni ukumenyerwa. Kariya akamenyero umuntu wese yinjira iwawe nk'uje mu isoko asohokera igihe ashakiye, bituma tuba baciriritse, bigatuma umuntu wese akumenyera, ari byo bizazamuka bigatutumba bikakubyarira ibibazo, ukabuguye mu mutego udashoboye kwikuramo. Aba bantu rero nabo bagira uruhare mu kubishya ibyishimo by'umuryango. Gute? Reka mpere kuri zandushyi. Hari abagore abaho akareba ibibazo afite mu rugo iwe, akareba imihangayiko arufitiyemo, yabona mugenzi we afite urugo birimo kwemera neza, barimo kurira igihe, barimo kubonera umwenda igihe, barimo kuryama ahantu heza, agatangira kurupangira uburyo agiye kurusenya. Aba bagore bari mu itorero, bagwiriye mu itorero, umuntu ukabona ahora kubunzaho umunwa, ahora kubunzaho amagambo, kandi yagaruka akigira inshuti yawe, ni hahandi azajya azagutura ibibazo, mfite ibibazo ibi n'ibi, umwuka nabikemura, ibyo ubashije ukanabikemura, kuko nubwo turi mu itorero tubanye nk'abavandimwe, niko twigishwa. Umukristo mugenzi wawe aba agomba kuba nk'umuvandimwe wawe. Ariko aba bavandimwe, iki kivandimwe twigishwa hari aho kigeraho kikatubihira, ku buryo uba wumva ubafashe nk'abanyagasozi. Rero bamama muze twige, kuko urugo nababwiye ko ari umugore atabashije kuba maso ku rugo rwe, rwamusenyukira hejuru, isi ikamubona. Buriya bavuga ko nta mugabo usenya urugo, n'abazitaye bakajya ku gasozi ntabwo byitwa yuko bataye ingo. Abenshi abwira rubanda yuko yagiye mu kazi, kandi we mu mutima akaba yibitseho yuko urugo yarujugunye. Rero icyo gihe nubimenye, ntabwo abona yuko umugabo yaba mubi, ahubwo bavuga yuko umugore ari we mubi. Niyo mpamvu rero urugo ni umugore. Iyo umugore abaye bihwahwa akaba biri hanze, urugo rumusenyukira hejuru. Umugore rero aba akwiye kugira ubwenge mu rugo rwe, kugira ngo ajye abasha kugira amaso arenze kuyafite, agira amaso apfumura, arebe kure cyane, arebe n'ibirwo rutotera kurusenya.
hari ibibazo byinshi mu ngo z'abarokore. Izi ndushyi nizo natangiriyeho ziza gutura bagenzi babo ibibazo. Bumwe ukabikemura, uyu munsi wamuhaye umwenda, ejo wamuhaye ibyo kurya, ejo bundi wamuhaye iki. Noneho aho kugira ngo anagushimire ko bya bintu wabimuhaye, agatangira gutekereza ati ni iki nakora kugira ngo ruriya rugo ndwigarurire. Wakumva yuko kurwigarurira ari uko ari buguteranye n'umugabo, mwamara guhondana imitwe, ubundi akabona uko yegera umugabo wawe akajya mu profita. Ibi bintu unyumva anyumve kabiri. Abantu benshi bakenera kugira ibyo baprofita ku bagabo bacu, abanza gushaka buryo ki ari bugusenye we mugabo n'umugore, mukabanza gutandukana mu mutima, handi umugore wawe utamwiyumvamo, ku buryo umwanya wawe n'umutima wawe uri buhereze wa muntu, ugatega amatwi ibyo akubwira. Ni handi rero uzasanga mu ngo z'abarokore bahondana imitwe, mukavuga ngo barananiranye, kandi bafite kabitera, bafite umuntu Satani yatumye amunyuramo kugira ngo aze kubahondanisha imitwe. Abagabo muri aha munkurikiye, ndabasaba kugerageza gushyira ubushishozi mu magambo mubwirwa. Ntukabone yuko umuntu wese uje kukubwira amakuru y'umugore wawe, bwa mbere jya ubanza utekereza uti naramumurindishije. Ese kaje kubona yuko kaje kumbwira ko umugore wanjye yamubonye atanga ibishimbo, nigeze mutakira mubwira yuko nkeneye umuzamu w'urugo rwanjye uzajya ucunga ibisohokamo? Mugabo aho hantu hatekereza. Niba umuntu akuzaniye ayo makuru kandi utarigeze umuha akazi k'ubuzamu, uriya muntu umutekerezeho kabiri, ubone yuko ari n'umuntu ushobora kugusenyera. Ikindi, hambwira umugore n'umugabo ari we wese bajye birinda kumva amabwire. Yaba ari abagabo barabwirwa, yaba ari abagore turabwirwa, ariko si byo tubwirwa tubiha agaciro, duhereze rubanda urwaho badusenyera ingo hejuru. Oya, twige gushishoza. Urugo ni ishuri ritarangira. Mu kuba ishuri ritarangira, harimo kuba buri wese ururimo akwiye guharanira ikintu cyose cyatuma urugo rwe rudahungabana cyangwa ngo ritsikire. Rero aya magambo tubwirwa, yego, bwa mbere utege ugutwi uyumve, ariko bwa kabiri ushyiremo analize. Uvuga uti uyu muntu tubana ibi bintu yabikora, ni umurwayi wo mu mutwe se? Reka nze mbanze mugenzure ndebe yuko ibyo nabwiwe ari ukuri. Icyo gihe nabwiwe ubigenzuye ukabibona, hajyaho tashe yo kwigisha umuntu muri kumwe kugira ngo umusubize mu murongo wa nyawo, ave muri uwo murongo w'ubuyobe yararimo. Ntabwo uzana inkoni, ntuzana imihini, ntuzana iki ngo uje kubimubaza n'umujinya n'uburakari, kuko iyo uramutse ubizanye nabi, bya bintu bita bibinduru bikaba rwaserera, ugasanga wibujije n'amahoro wari ufite. Rero bantu banjye ndabakunda, niyo mpamvu mbazanira utuntu nk'utu tw'ubwenge. Igihe wumvise ikibazo mu rugo ntugahubuke, mbere yo kugira ngo ugisohore uwo muri kumwe akimenye, jya ubanza ufate umwanya wo kugitekerezaho, urebe niba ntacyo biri bwangize ku mibanire mwari mufitanye. Aho narindi rero ku bantu bumva amabwire mu rugo, ngaruka inyuma gatoya. Abakobwa bari mu matorero nabo bananiwe n'umubiri wabo, batazi kwifata, bakunze ibintu kurenza umubiri wabo. Ukabona umukobwa ari aho ngaho nkaho yagatekereje ati reka nisengera Imana, ese nanayisabe izame umugabo mwiza unkunda unkwiriye. Atangiye kwigira indaya y'abagabo bari mu itorero. Nta nubwo nabareba ko ari ba papa we, ahubwo we arimo arababona nka basheri bashu bari mu kigero kimwe. Birababaje, biteye agahinda. Barumuna bacu, abakobwa bacu tubyara, umwana akajya gusambana n'umuntu w'umusaza nawe ubyaye abana bangana nawe. Ese uriya musaza usibye kukwicira imbere hawe heza hazaza, agiye kukwangiriza ubuzima, ugiye kuba indaya upaye ukuri mutoya. Kandi ejo n'ejo bundi Imana nigutera iteka ukabona n'urugo.
ibi bintu bigira ingaruka. Bana bacu, barumuna bacu, inshuti zacu mudukurikiye mu byumve. Iyo umukobwa yigize indaya ari uruhinja akigira indaya ku gasozi bikamenyekana, iyo wubatse urugo ariya magambo yose araguherekeza. Iyo akugezeho rero muri rwa rugo washatse wenda na rwiza, ahita yangiza umubano wari ufitanye n'uwo mwashakanye, kuko atangira kukubona nka ya ndaya, bwa buraya wabanyemo na ba runaka, atangira kukubona nk'umuntu atizeye n'ubundi uzabikomeza. Ni hahandi rero ubona mu ngo zacu tubamo, ukajya ubona igihe cyose umugore n'umugabo bahora barwana amanywa nijoro bitarangira. Burya kenshi nta kintu baba bapfa gihambaye, hari igihe baba barimo bapfa bene utwo tuntu. Umugabo rero iyo ava akagera, umugabo wese burya aremanywe kamere yifuye. Umugabo kumva yuko uri umugore wa nyanaka na nyanaka na nyanaka biramubangamira. Kumva yuko agutunze mu rugo warigeze kuryamana na runaka na runaka na runaka biramubangamira. Mwibaze yuko abagabo dutunze ashobora kwifata akanagucyurira umuntu mwakundanye mutaramenyana wowe nawe, ariko wa muntu akamugucyurira. Mu by'ukuri ibyo bintu aba bigucyuriye byari ngombwa. Yarakundanye mu gihe cye, nawe warakundanye mu gihe cyawe, kuko wari ukeneye uwo muzabana. Ntibyakunze rero ko wa muntu mubana, ahubwo Imana yarakuzanye guhuza n'uwo nguwo. Ese kuki adatekereza ati uyu muntu uko Imana yamunzaniye kandi yari ifite ubushobozi bwo kumuhereza runaka, nibura ashimira Imana icyo ko yamukuzaniye, ahubwo ugasanga arakubuza amahoro, arakubuza mu mashyi no mu mudiho, kubera ko wigeze gukundana na runaka. Rero bakobwa bacu, inshuti zacu, barumuna bacu, aha narindi ku bintu biteye isoni kwiyandarika, ukirirwa ufatanya agatoki n'abasaza. Bariya abasaza barabyina bavamo, ariko wowe uracyakomeje urugendo. Urwo rugendo ugendamo rero umenye yuko bya bintu bizagwerekeza bikujyane bikugeze mu rugo. Niyo mpamvu ubona nk'umukobwa wigize indaya kenshi urugo iyo arushatse aruruhiramo 100%. Hari n'igihe ashaka umugabo babanye, mwe mukajya mubona babana, ariko kubana ari inyuma, imbere nta kibereyeyo, kubera cya cyizere gike amugirira. Bavandimwe rero, nabwiye abadamu mwige kugenzura aka kantu. Ubeho mu buzima, sinkubujije gukunda abavandimwe, sinkubujije gukunda abanyetorero, ariko wige no kugenzura imico yabo. Niba uzi yuko umuntu ari ikirara, ukaba uzi ko umuntu ari unyeshyari, ukaba uzi yuko umuntu, mureke wimugira inshuti. Uwo muntu ndakubujije nuzamugira inshuti. Gira inshuti ababyeyi bafite inama muri bo, gira inshuti ababyeyi biyubaha, gira inshuti ababyeyi bafite urukundo muri bo. Nibura uwo nguwo muzicarana muganire, igihe hari ibyagucanza azakugira inama cyangwa se azaguha n'ubufasha. Ariko se wowe ugiye gukurana n'izo mayibobo, ubwo bukobwa bujye bwirirwa buhasimburanwa. Mureke mbabwire, njyewe mbabwire ba Kristo muri ahangaha, ibintu byo kuzana abakobwa ukarunda mu rugo rwawe, ibi bintu mpora mbivuga kenshi, ntago ari byiza, bigira ingaruka. Ba bakobwa uzana mu rugo rwawe, hari abaza bari kuri misiyo, hari abaza kuko nko mu kirokora, impamvu ariho nabihereye, hari ukuntu twe tugira impuhwe ngo bene data, mwene data afite ibibazo, afitiye kandi njyewe nta kibazo mfite, ndumva kumuzana mu rugo nkamwakira mu rugo. Abenshi baza batubwira ko bafite ibibazo, ari imfubyi, tubakire. Wamara kumugeza mu rugo ugasanga ahubwo wowe ugiye gutaha, arirwa gutesha umutwe, arirwa kubuza epfo na ruguru, uramubwira ntago akumva, arakurebera ku rutugu, aragusuzugura. Bya bintu murambabuza. Rero ibyiza waba wenyine aho kugira ngo ubane n'umuntu ugukoroga mu bwonko. Bamama rero mwige kugenzura abantu mubanye nabo, nubwo musengana nabo, urebe umuntu ukwiye kukubanira, ubu mugira inshuti. Kandi inshuti zose dufite z'abadamu siko dukwiye kuzizera. Buriya mu nshuti tugira ubu ukwiye kureba niba nawe atagusengera urugo, kuko abenshi baza bitwaje ubushuti
munakaza yigize inshuti zawe. Hano hanze abantu uzumva ukumva ngo runaka yatwaye umugabo w'abandi, uzasanga uriya muntu amutwaye yari inshuti ye. Nta muntu ukibitindaho ibyo ngibyo. Rero mu nshuti tugira turebe izinyangamugayo. Niba uzi ko umuntu ari indaya, umva muhisinde, wimuhereza karibu mu rugo iwawe, mureka be ku gasozi, mujye muhura ku gasozi muganire nka mwene so bisanzwe, mutandukane mugende. Ibyanjye nakagaruka, uwumva yumvise, umukobwa yumvisemo kadakwiye kwiyandarika ko bigira ingaruka mu rugo azashaka, umugore yumvise ko agomba gucunga neza inshuti afite, niba ari iz'ukuri, niba ari inshuti z'inyangamugayo azikomeze, ariko niba abona ari ibirara ari ibinyeshyari abyime ikaze mu rugo iwe. Murakoze.